Inshuti abadukurikiye, inshuti za gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, twongeye kubaha ikaze. Amazina yanjye ni Harerimana Warisi. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Tumaze iminsi tukuvuga ku nzira y'umukiranutsi, kandi inzira yawe irahari. Nubwo Satani yakwihebesha, nubwo Satani yagutera ubwoba, nubwo Satani yagukanga, undajya nkubwire ko inzira yawe ihari. Imana ifite ubushobozi bwose, Imana ifite byose mu kiganza. Nta kintu bujya kinanira Imana. Iyo umuntu yubaha Imana, Imana igihe kijya kigera, Imana ikamucira inzira. Rero ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Turashimira abantu mudusengera, turashimira abantu mutugira inama, turashimira abantu bakora subscribe, turashimira abantu bakora comment, turashimira abantu bakora share, ndetse n'abantu babona ijambo ry'Imana ari ubwa mbere bakakora subscribe. Mwese Imana ibaha umugisha. Turabashimiye mwese aho muherereye. Umugisha w'Imana ubayeho. Amazina yanjye ni Harerimana Warisi. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Ndagira ngo nimba uri kumwe n'umuntu umubwire ngo nimba wubaha Imana, uyu munsi hari amaso menshi aguhanze amaso. Hari abantu benshi bari kureba icyo uzaba, hari n'abantu bari kwibaza ngo azamera ate. Nimba wubaha Imana, bwira umuntu muri kumwe ngo Imana iziyubahisha. Imana ntizakuburira inzira. Ibyago byawe ni uko waba utubaha Imana. Ariko nimba wubaha Imana, ukaba wizera Imana, ukaba ukijijwe, ukaba usenga, ukaba wariyemeje kuba mu mugambi w'Imana, wariyemeje kubana n'Imana, ndagira nkubwire ko Imana ntabwo izagusiga. Abantu bo bakureka, ariko Imana ntabwo Imana yakureka. Abantu baguhinduka, Imana yo ntabwo yaguhinduka. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ishobora byose. Ndagira nkubwire ko Imana ifite byose mu kiganza. Imana ibasha no kuvura umuntu ibikomere. Imana ibasha no gukiza umuntu agahinda. Biravuga ngo ahari kurira kwarara umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Imana ikuremere impundu. Ahari kurira kwarara umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Imana igufitiye inzira. Nubwo uri kubona bigukomereye, umenye ko Imana igufitiye inzira. Wowe wakibaza ngo inzira yanjye Mwami Yesu izavahe, ariko nkubwiye ko Imana izakuremera inzira, kandi abantu benshi bazatangazwa n'inzira yawe. Abantu benshi bazatangazwa n'ibyo Imana igukoreye. Nukomeza kubaha Imana, Imana izakubahisha, kandi abantu bazatangara. Tukatange dusenga Imana, hanyuma tuganire ku kiganiro, ku butumwa bwiza, dusome ijambo ry'Imana, hanyuma inzira yawe irahari. Kandi unyemereho tujye gutangirana, dutangirane nawe, dusuzanye nawe mu izina rya Yesu. Uwiteka akumera umugisha mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zashobora byose. Ndasengera umuntu wese udukurikiye, umubyeyi, umugabo, umusore, umuntu wese udukurikiye, tugiye kubana muri ikiganiro, kugira ngo imbaraga zawe ziganze muri byose, kandi ijuru rimwishimire. Uwiteka unezerwe buri muntu wese, kandi kuba dutangiye kujya dushoje, reka Mwami twebwe ntitwakishoboza, ariko twemwe dushobozwe nawe, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Turashimira abantu bagana studio yacu. Imana ibamugisha. Nice studio. Tubahaye ikaze mwese. Abantu badukurikiye, mwaduhamagara kuri nomero zacu, tukabafasha mu bijyanye byose n'indirimbo, ndetse n'ijambo ry'Imana n'ibindi, ndetse n'amakwe n'ibindi. Imana ibamugisha. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari. Nubwo Satani akwihebesha, nubwo Satani akurwanya, ariko umenye ko inzira yawe Imana yayiteguye abanzi baba batarabaho. Imana yateguye inzira yawe abarozi baguhiga batarabaho. Imana yateguye inzira yawe abakugambanira batarabaho. Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo Satani azagushobora. Uhumure, Uwiteka ari kumwe nawe, kandi Uwiteka azakurwanira. Uwiteka azakubera byose, ntacyo uzamuburana. Ni umwami udahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'iminsi, ntahindurwa n'imvura, ntahindurwa n'izuba ryacanye, ntahindurwa n'intambara zo mu isi, ntahindurwa n'ibigeragezo. Kristo ni umwami udahindurwa n'ibihe. Uyu mwami w'abami
azakurwanirira kandi uzabona itsinzi y'abana b'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibahumere umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana, dukomeze n'ijambo ry'Imana n'ikiganiro, ndetse kandi nzi neza ko turafashwa muri Yesaya ibice 12 byaho, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 12, duhere ku murongo waho wa 2. Twumva uko havuga, haravuga ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya nyiringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dore Imana niyo gakiza kanjye. Aho hantu uhumve, aho hantu uhakurikirane. Ubuzima butari mu Imana Satani abugirira nabi. Iyo ubuzima butari mu Imana Satani arabwangiza. Ubuzima butari mu Imana kababwire, Satani abukoresha uburetwa. Iyo ubuzima bwawe butari mu Imana, iyo utemereye Imana ngo ibe mu ruhande rwawe, iyo utemereye Imana ngo ize ibe mu buzima bwawe igushigikire, Satani akugirira nabi, Satani arakwangiza. Ariko iyo ubuzima bwawe burimo Imana, Imana urayiringira, no mu bihe bikomeye, no mu gihe cy'amakuba, Imana urayiringira ikakurwanirira, Imana urayiringira ikagutabara, Imana urayiringira ikakubera umurengezi. Ndagira nkubwire ngo iringira Imana, niyo itazagukoza isoni mu buzima bwawe bwose. Imana ishimwe. Imana nuyiringira ntabwo izigera igukoza isoni. Imana izakubera Imana, Imana izakurwanirira. Bibiliya ivuga ngo nzajya niringira. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya nyiringira ne gutinya. Dore Imana niyo gakiza kanjye. Kamubwire, igihe cyose umuntu wese uriho, umuntu uhumeka, akenera ubutabazi. Dore Imana niyo gakiza kanjye. Imana niyo gakiza k'ibyaremwe byose. Imana niyo gakiza k'ibihumeka byose. Imana niyo igukiza ibyo uzi n'ibyo utazi. Imana ishimwe. Imana niyo igukiza amakuba. Imana niyo igukiza urubwa. Imana niyo igukiza uruzerero. Imana niyo igukiza za kanseri. Imana niyo igukiza ni Imana idukiza ibiriho n'ibizabaho. Ni Imana idukiza urubwa. Ni Imana idukiza uruzerero. Ni Imana idukiza za kanseri. Ni Imana lekotrefa. Ni Imana idukiza agahinda, ikadukiza n'ibikomere. Ni Imana idukiza za karande zo mu miryango. Ni Imana idukiza uruzerero. Iyo tuvuga karande ni iki? Karande ni iki? Hari ubuzima imiryango yacu twajya dukuriramo, iterekera, iragura, igira gute? Ubwo buzima iyo bubayemo ukabukuriramo ntusenge, hari imbaraga z'imyuka mibi zigukurikirana zikazakwangiza. Reka mbwire abantu munkurikiye, turi mu isi y'iterambere, turi mu isi iri kwirukanka, turi mu isi Satani ari kwiba abantu cyane, turi mu isi irimwo ibigeragezo bitandukanye. Ariko mbareka mbabwire abantu munkurikiye mwese, rubyiruko, inshuti, abantu muri ku migabane itandukanye y'isi munkurikiye,
gerageza gushaka Imana kuko Imana niyo izagutabara ku munsi mubi. Gerageza gushaka Imana, Imana niyo izagukiza urubwa, Imana izagukiza uruzerero, Imana izagukiza umwaku abantu batangara. Ugerageze gushaka Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana niyo gakiza kanjye, Imana ni ubuhungiro, Imana ni umutabazi, Imana ni byose, Imana ni Jehova Rafa, Imana ni Elshadai. Nzajya niringira Imana. Imana ishimwe. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi, kandi nukomeza kubaha Imana uzahora n'inzira. Abantu benshi bari mu isi bakeneye inzira. Tukiri hano mu isi dukeneye inzira, ngo Imana iducire inzira, ari ibidutunga, ari urushako, ari urubyaro, ari amashuri, ari iterambere. Mu buzima busanzwe umuntu wese akeneye inzira, ariko twasanze kugira ngo umuntu abashe guhura n'iyi nzira y'Imana asabwa iki? Twasanze umuntu kugira ngo abashe guhura n'inzira y'Imana arasabwa gukiranuka, arasabwa kubana n'Imana, arasabwa kwegera Imana kurushaho. Umuntu wese mu buzima ashaka Imana, umuntu wese akeneye ko Imana imuremera inzira. Twasanze abantu barashaka gusubizwa, ariko ntibashaka kumenya igitangira. Ntabwo abantu bashaka kumenya, ese kugira ngo usubizwe habanza iki? Ni iki kibanza? Ndabyukira mu mugisha? Ese ndakangukira mu mugisha? Oya, umugisha ntiwizana. Umugisha ntiwizana, inzira ntiyizana. Imana ntipfa gucira umuntu inzira utabigizemo uruhare. Imana igucira inzira bitewe n'uruhare rwabigizemo. Uruhare rwacu ni uruhe? Hari uruhare rwo gushaka Imana tugakiranuka. Maze iminsi ndi kureba ibyo ngiye kuvuga, nawe warabibonye. Njye ndi umugabo, ndashima Yesu ko Imana yanyubakiye. Mfite abana 4 n'umudamu. Maze iminsi ndi kureba nkabona ibintu biteye ubwoba. Maze iminsi ndi kureba, unureba urubyiruko muri kino gihe. Reka mbwire rubyiruko munkurikiye. Isi iri kwirukanka, iterambere kwirukanka, ndetse nawe kandi urashaka gusubizwa. Urashaka ko Imana igutabara koko, urashaka no gukira vudutse. Ariko reka mbwire urubyiruko, ibintu byose ukeneye biragusaba ngo ubanze Imana imbere. Bantu munkurikiye muri mu bihugu bitandukanye, muri ku migabane itandukanye y'isi, Satani uburyo azanye ubukana bw'ibyaha mu isi, urubyiruko rwacu rw'ahazaza ruzaba rufite ibibazo nirudasenga. Si n'urubyiruko gusa, n'abakuru bazafite ibibazo. Satani afite ubukana bwinshi, afite ubugome, afite gahunda yo kurwanya ibintu by'Imana, akabikamura mu bantu. Abantu bakabihirwa n'ibintu by'Imana, abantu bakabihirwa no gusenga, abantu bakabihirwa no kubana n'Imana. Satani yateguye ibitero bikaze kugira ngo anabure abantu. Ibyo gusenga abantu babyihurere, ibyo gusenga abantu babitesha agaciro, ibyo gusenga abantu be kubiha imbaraga. Ariko icyo Satani agambiriye ni ukwangiza ahazaza h'isi. Tujya tumenya ahashize hacu, ariko ahazaza hacu ntabwo tuhazi. Iyo urebye uburyo ibiyobyabwenge biri kuzamuka mu isi,
iyo urebye ubusambanyi uburyo buri kuzamuka, iyo urebye uburyo itabi riri kuzamuka, uburyo ubusinzi buri kuzamuka, iterambere riri ku isi ni ibyaha. Iyo urebye uburyo bifite umuvuduko, iyo urebye uyu munsi, iyo utambutse ukagenda ureba mu makaritsiye amwe n'amwe, ukareba uburyo urubyiruko ruri kwangirika, uburyo usanga urubyiruko rwuzuye mu bubari, rwuzuye rwambaye ubusa, abantu bapfuye, abantu basinze, abantu bambaye ubusa. ahazaza hacu, ahazaza h'abantu hazaba ari hatari, hazaba n'ahari. Uko Satani agenda aguteza ikigare, niko uko ugenda wishora mu byaha cyane, niko ugenda utakaza ubwenge. Uko ukunda kujya mu byaha cyane, niko Satani yica imitekerereze yawe mu buzima bwawe. Rubyiruko, mama wawe yarakubyaye umukobwa, musore mama wawe yarakubyaye, papa arakubyara, urangije sogonderi, Satani aguteje icyaka cyo kujya mu byaha, ubaye nk'ihene ikiri ikiziriko. Wari uri mu isogonderi, uri mu kigo, none ugeze hanze, icyaka kiraje, wishoye mu byaha. Ababyeyi ko bakuvunikiye, bakirya bakimara ukiga, ibyo bintu utangiye kwishoramo, ahazaza hawe hazamera gute? Nimba utangiye kujya mu nzu ufite imyaka 18, 20, uzagera mu myaka 30 umeze ute? Uzaba warapfuye uhagaze. Nta mitekerereze uzaba ufite mizima, nta mahitamo uzaba ufite mazima. Naramabwiye, ibyaha biraryoha, umuntu yabirimo aba yumva ari mu yindi si, ariko ibyaha biteza ibikomere bitarangira. Ibyaha y'umuntu abirimo aba yumva ari mu munyenga, ariko ibyaha biteza ibikomere bigenda bikagira no ku bana, bikajya no muri sosiyete, bikajya no mu muryango no mu gihugu. Uko urubyiruko muri kwishora mu byaha cyane, niko amabanda azaba menshi, niko ubusambanyi buzaba bwinshi, niko ubujura buzaba bwinshi, niko bizamera nabi. Uko abantu barushaho kujya mu byaha cyane, niko iterambere rizagenda ridindira. Kandi buri muntu wese akeneye gutera imbere. Uzafate umwanya nimugoroba utembere, ko kuwa 4 cyangwa kuwa 5, noneho mu gitondo kuwa 6 uzabyuka urebe ukuntu bimeze. Shuti munkurikiye, nta muntu n'umwe utifuza kubaho neza, ariko kubaho neza ntibyizana, kubaho neza biraharanirwa. Ntabwo uzabyuka mu gitondo ngo ubeho neza utabiharaniye. Kubaho neza biraharanirwa, birarindwa. Nimba ukeneye kuba umusore wo kwifuzwa n'isi n'igihugu n'itorero n'umuryango n'inshuti, urabiharanira, uragira ibyo wigomwa. Ntabwo urabyiruka ujya mu bitayu, ujya mu nzoga, urya mu busambanyi, ngo umuntu akwifuze no kukubona mu maso, ngo umuntu abe yakubwira ngo uriya mwana mumume mu akazi, ntibizashoboka. Nimba ukeneye kubaho neza, urabiharanira, usaba Imana iguha amahitamo meza. Hari icyo nabonye
nakora ubushakashatsi mu mbaraga zanjye, wenda namwe muzamfashe. Nasanze umuntu agizwe n'amahitamo y'uburyo bubiri: amahitamo meza n'amahitamo mabi. Akenshi nta muntu n'umwe ukora nabi atabanje kubitekerezaho. N'ukora neza aba yabitekerejeho. Hari ibintu abantu bajya babeshya ngo natsikiye, ngo nacitswe, no, kereka ufite ibisazi. Ariko umuntu wese muzima habanza amahitamo. Ujya kwiba habanje amahitamo. Ujya mu manyanga habanje amahitamo. Ujya mu mafuti habanje amahitamo mabi. Amahitamo mabi aterwa inkunga n'imbaraga z'abadayimoni. Iyo udasenga, amahitamo y'ubugome, amahitamo y'ishari, amahitamo y'ubugambanyi, amahitamo yo kujya mu byaha, amahitamo yo kujya mu businzi, mu busambanyi, iyo udasenga, umuterankunga wayo ni Satani. Amahitamo y'ubunebwe, amahitamo y'ibyaha, amahitamo y'ubujura, kugira ngo ujye kwibanza kugira amahitamo yo kwitekereza ngo uzibe. Satani agutera inkunga iyo udasenga ukajya kwiba, hanyuma akakureka bakagufata, amahitamo mabi akagukoraho. Amahitamo meza aterwa inkunga n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, aterwa inkunga n'ijuru. Iyo umuntu afite amahitamo meza n'amahitamo mabi, byose umuntu abafite ari bimwe. Iyo udasenga, udakora ibyaha, uri umunyangeso nziza, ntacyo biba bitwaye, nyine uburi aho ngaho. Ariko iyo unyerega tudasenga, Satani agutera inkunga nyine akakugoza. Niyo mpamvu uzasanga umuntu yari umwana mwiza, ubugitondwa na Satani imukoresheje amarorerwa, imukoresheje ibishitani, imukoresheje ibyaha utazi aho bivuye, imukoresheje amafuti. Kubera iki? Amahitamo meza atega inkunga n'ijuru. Iyo uri umuhanga udasenga, Satani agutereza kugira amahitamo yo kwibera mu byaha, kuzagira amahitamo yo gushaka akazi, kuzagira amahitamo yo gushaka Imana, kuzagira amahitamo yo kwirinda, ntibikunda. Kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe, nuko wemerera Kristo, ukemerera Imana, ukashaka Imana. Kuko muri iyi nzira tuvuga muri iki kiganiro ngo inzira y'umukiranutsi irahari, harimo kode yitwa gukiranuka. Ntabwo ari inzira y'abantu bose, si n'inzira y'abantu baba mu rusengero, kuko abantu bari mu rusengero, nta n'umuntu utagira idini. Abantu benshi bari mu idini ariko ntibakijijwe. Abantu bari mu idini mutandukanye, kugira aderese y'urusengero no gukizwa. Kugira aderese y'urusengero, kuba warakuze iwanyu ari abakozi b'Imana ntibivuze ko ukijijwe. Kuba ufite ababyeyi basenga, barisengera ariko nabagusengera uzakenera amasengesho. Kuba ufite umuryango ukomeye ntibivuze ko kuba umuryango wawe ukomeye nawe ukomeye. No, papa warakomeye ariko ibyo yavunikiye ushaka kutazabibona. Kuba ufite umuryango ukomeye ntibivuze ko ugiye kudamarara. Umuhungu yaradamara ngo mfite umuryango ukomeye, akajya yibera mu bubari, akibera mu businzi, akibera mu busambanyi, aragenda arapondekara, abavandimwe be bariga, nawe bari baramwigishije rwose, ariko amashuri yize apfa ubusa, apfa ahagaze. Abavandimwe barumuna be batera imbere, barashaka, barakomera, na n'uyu munsi ni inzahare. Iyo udasenga, upfa uhagaze, utarabuze ibyo kurya, utarabuze n'amashuri, utarabuze n'imyambaro. Iyo udasenga, upfa uhagaze, uba ikibazo, abantu bagashaka ukuntu bakugira bakakubura. Niyo mpamvu gusenga
njyewe nasanze gusenga ari umuti w'ibibazo. Iyo umuntu asenga uko byamera kose, Imana ikora igitangaza agatungura abantu. Umuntu usenga aratungurana. Imana ishimwe, umuntu usenga aratungurana. Uyu munsi wamubona asuzuguwe ndetse ukaba wanamukandagira, ariko ejo mu gitondo yagutungura ukamupfukamira. Umuntu usenga aratungurana. Impamvu atungurana, ubwonko bwe buhora ari buzima, ntibutokorwa. Ariko umuntu udasenga, hari igihe Satani anagamo ubwonko bwe bugatokorwa. Ndakwifuriza gusenga, uratokorwa pe. Umuntu akamera nk'umusazi, bamujyana Indera bagasanga nta burwayi arwaye, bakamujyana bagasanga nta burwayi, kubera ibyaha byo bituma umuntu atokorwa akamera nk'umusazi. Si umuntu ajya ku karubanda akambara ubusa ntaba yasaze. Umuntu se iyo atekereza kwica umugenzi we ntaba yasaze. Uzi ubugome bwose. Umuntu se yatekereza kuryamana n'umwana yabyaye ntaba yasaze. Isi ifite ibibazo. Iyo usenga uba ufite amahitamo meza akubuza gukora amahano. Niyo mpamvu Satani yagabye igitero ku isi cyo guhagarika amasengesho, cyo guhagarika ibihe byo gusenga. Satani ashaka ko haba icyo bita ikidini. Idini, habaho aderese y'idini, ariko hatariho agakiza. Satani ashaka ko abantu bitabira kujya mu nzu y'Imana, bakajyayo ntacyo bitwaye, ariko kurwanya ibyaha. Ntabwo Satani ari kugenda agihisha abakozi b'Imana. Uyu munsi kubona abantu umuntu kubwira ko kuva mu byaha ari bibi ni ikibazo. Uyu munsi tugeze mu rwego umuntu ahaguruka avuga ko kwihana ibyaha ari amakosa. Ijuru waba uzajyamo ryaba ari irya kamonyi, ntabwo ryaba ari ijuru nyajuru ryo ryahera. Uyu munsi ntabwo abantu bagitinya kuvuga ko nta mpamvu n'imwe gusenga ari iby'abaturage, gusenga ari iby'abantu. Reka mabwire, uko Satani agenda arwanya imisengere no gukizwa kw'abantu, niko ari kugenda yangiza isi kandi ayigeze habi. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, inzira yawe irahari. Wankurikiye upfa kuba wubaha Imana, upfa kuba usenga, upfa kuba ukunda Imana, upfa kuba waragambiriye kuzavugira Imana. Inzira yawe Imana izayiguha. Imana ishimwe. Igihe kizagera Imana ikuremera inzira, igihe kizagera amateka yawe Imana yahindure. Upfa kuba waragambiriye kubaha Imana, ukagambira gukiranuka, ukagambira gukizwa, ukagambira gusenga. Igihe kizagera amateka yawe azahinduka. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Bakundwa munkurikiye, inshuti za gusenga rwa, munkurikiye kuri channel yacu gusenga rwa, abantu munkurikiye, inzira yawe irahari. Shimira abantu badukurikira kuri YouTube yacu gusenga rwa, mwese Imana ibahe umugisha. Shimire ndetse n'abantu batugira icyizere bakagambira kuza gukora indirimbo mu ndirimbo hano muri studio yacu, Minasi Studio. Namwe Imana ibahe umugisha. Inzira yawe irahari. Nubwo wabona bikomeye, ukabona bitoroshye mu buzima bwawe, Imana izagucira inzira. Lela, Imana izagucira. Upfa kuba wubaha Imana. Mfite ubwoba ko Satani ashobora kuzakwangiza wo nkurikiye. Inzozi zawe wari ufite, Satani akazivangira, akakwiba utazigezeho. Menya nibi. Mfite ikiganiro kiba ngo menya nibi nabyo ubyirinde. Muzagikurikira mu minsi iri imbere. Mfite ubwoba ko Satani afite gahunda yo kukwangiza inzozi zawe. Nicyo Imana yakuremeye, Satani akakwangiza, akazakwiba utakigezeho. Kugira ngo ukigereho, hari sample yawe yitwa gukizwa, ukareka ibyaha, ukaba mu nzu y'Imana ukijijwe.
hari sample yitwa gukizwa ukareka ibyaha. Nimba ujya gusenga ukanaroga, nta Mana ukorera. Nimba ujya gusenga ukanasambana, nta Mana ukorera. Nimba ujya gusenga ukanasinda, nta Mana ihari. Nimba ujya gusenga ukaniba, nta Mana ukorera. Uri umufana w'idini ariko ntabwo uri umukristo wa Kristo. Ubutumwa bwumve. Yesu aragukunda, arashaka ko usobanukirwa ukuri. Yesu Kristo aragukunda, arashaka ko akuruhura umutima wawe, ko umutima wawe urarushye. Yesu arashaka ko akuremera inzira, umuntu wese ukuzi akazatungurwa n'ibyo agukoreye. Ariko emerera Kristo ugira amahitamo meza. Emerera Kristo ugira amahitamo meza. Ndashimira abantu bakurikiranye ikiganiro twatambukijeho ku munsi w'ejo, gitambutse mu munsi w'ejo. Ndashimira abantu, twabonye abantu benshi bihana. Twabonye abantu batwandikira kuri WhatsApp bavuga ngo Imana itubabarire, tuvuye mu byaha, turabiretse. Imana ibamugisha. Ndakomeza kubasengera, namwe mwisengera. Nimba ufite ahantu hari urusengero, gubaha Imana, bemera umwuka wera, bakunda Imana, ubagane, ubabwire nakurikiye gusenga Rwanda kizwa, nakurikiye gusenga Rwanda kizwa, naninze ngo munyakire, kuko ngiye ntabwo mvuga ubutumwa nshingiye ku idini. Oya, narababwiye 2015 narapfuye, nakoza gisita ndapfa, njya muri koma hashika, ndi muri koma. Abantu bareze ko napfuye, Uwiteka arangarura, nuzura umwuka wera, ndi muri hashika. Akaguru kari kacitse mu bice bitatu, byarangiye. Icyo gihe napfuye, nabonye ibintu byinshi, ariko iyerekwa rimwe nabonye ikintu umwuka w'Imana, nuko bavuze ngo uwo ni mumusubizeyo aracyasengera abantu, uwo ni mumusubizeyo aracyavuga ubutumwa. Njya mbwira madamu wanjye, nkabwira n'abana, nkavuga ni ndabakunda, ariko mujye mumenya ko impamvu ngihumeka ni umurimo w'Imana. Ngiye umurimo w'Imana ndawukora, ushatse agatera inkunga, ushatse akavuga ati Imana iguha umugisha, ntabwo nterekaho igiseke ngo mbabwire umurimo w'Imana ugira ba Simoni. Hari igihe Imana ihagurutsa Simoni, nawe n'ukundi izaguhagurutsa. Ureke babajura bateye ba kino gihe. Umuntu ukorera Imana ntiyesikora, ntatubura abantu. Umurimo w'Imana ntihabamo kwishyuza ngo nagusengeye ngo utwite ngo none nyishyura, ngo mbere yo nkusengera ngo banze umituro. Ibyo ntiba mu murimo w'Imana, ngo n'ubwesikoro. Nura n'umuntu umeze gutyo uzamye kari gisambo. Yuri umukozi w'Imana nyawe, wemera ukorera Imana, Imana igahagurutsa ba Simoni, igahagurutsa abantu bagukunda, igahagurutsa abakozi bayo. Hari abantu bacemera ko hari umuntu ukorera Imana kandi itahagurukije, nawe ubwawe Imana iraguhagurutsa, ihira imirimo y'amaboko yawe. Kuko nemera ko ugomba gukorera Imana ukajya n'ibyo ukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzirwa umuhanda ujya no mu rusengero. Oh no, ugomba kubwira Imana ngo Mana mpa n'ibyo gukora, mpa ibyo gukora. Kuko niwiringira abantu, hari igihe abantu bazagutenguha. Ugomba kugushakisha ukabwira Imana. Bibiliya nayisomye ngo Mana uhire imirimo y'amaboko, imirimo y'amaboko yacu uyihire. Imana ibyo irabyemera. Nshuti munkurikiye, ugomba gushaka Imana. Uwiteka arangaruye icyo gihe 2015, ndagaruka. Mukema ninze mbwira abantu ukuri, mbwira urubyiruko, mbwira abakuze. Satani ntagagitinya n'abakuze. Ibaze nimba uri umubyeyi ukaba ujya gusenga, ukaba wambara ubusa, umwana wazambara umugana ikiza. Nimba uri umubaba se ukaba urara mu kabari ukaramo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, umwana azakaramo bingana ikiza. Uzamubwira ikiza? Ntacyo uzamubwira.
uyu munsi hari abantu bafite agahinda kubera ko ibyaha kuivamo byabananiye. Hari n'abantu bajya gushaka imiti yo kunywa kugira ngo bareko bava mu byaha bikanga. Ariko kakubwire, egera Imana, upfukame imbere y'Imana, ujye imbere yawe, upfukame mu nzu yawe, ujye imbere y'igitanda, ushaka agakeka ugapfukameho, upfukame muri salo yawe, ubwire Imana, Mana ntabara mu bwenge, amahitamo meza, kuko ntabwo ubyuka mu gitondo demone zikujyane mu businzi kuri mu busambanyi. Hari amahitamo, ubwire Imana, amahitamo meza yo gukunda Imana no gukunda ubuzima bwanyu, yo kuzajya mu ijuru. Niba guhamagara bwe ngo njyewe ntabwo ibyo mbirimo, mfite umumaro. Amen. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Tugiye gusenga Imana. Inzira yawe irahari. Nubwo ufite ubwoba, umenye ko inzira yawe ihari. Icyangombwa no kubaha. Ese wabona inzira gute udakijijwe? Ntibyakunda. Urasabwa kubanza gukizwa. Twasomye ijambo ku babaze nyuma nongere subiremo. Cy'umuhanuzi Yesaya 12 ku murongo wa 2. Dore Imana niyo gakiza kanje, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nzajya, dore Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Uwiteka niwe mbaraga zawe. Uwiteka niwe uzagutera inkunga. Dore Imana niko handitse, dore Imana niyo gakiza kanjye. Nimba ukeneye ko ubuzima bwawe Imana iterekamo inzira ukazatungurana, emera ko Imana ariyo gakiza kawe. Emera ko Imana ari umuremyi wawe. Emera ko Imana ari umucunguzi wawe. Emera ko Imana igukeneye, ngo uzajya nyiringira ne gutinya, kuko Uwiteka ari Jehova. Imana ishimwe. Nimba ukeneye ko Uwiteka agukura agasuzuguro k'abadayimoni, emerera Imana uhinduke uba umwana w'Imana. Emerera Imana uhinduke uba umukozi w'Imana. Emerera Imana uhinduke ukorera Imana. Gukorera Imana ni ukugira amahitamo. Nkubwire, birashoboka kuri umuryango udakijijwe, ariko ibyo ntiwabyitwaza. Ushobora gufata umwanzuro ugakizwa naho batakwemerera kujya gusenga. Ushobora gukizwaho kandi ugakizwa. Birashoboka ko umutwara atakwemera gusenga, cyangwa se umugabo atakwemera gusenga, cyangwa se madamu atakwemera gusenga, ariko urashobora gukizwa byakunda. Kandi agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Ni wowe ugomba kugira amahitamo ko ati ngomba gukizwa kubw'inyungu nkeneye, kubw'inyungu. Gukizwa ni mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Urakizwa ukabona amahoro utagiraga amahoro. Urakizwa ukagira ubwenge utari ubufite. Urakizwa ukagira izina rigahinduka utari ufite izina ryiza. Bakwitaga indaya, bakwitaga ikirara, bakwitaga umusinzi, bakwitaga ngo warahise, wa mwana kwa kana kapfuye hagaze, wa mugabo wapfuye hagaze ngo warahise. Urakizwa ugahinduka pasiteri. Gukizwa ni amahitamo yawe. Amarandevu yose ugenda utanga y'ibyaha yareke. Sezera Satani, utereke Kristo mu mutima wawe. Ibyo uzageraho udakijwe ntuzamenye ubwo Satani abikwibye. Ibyo uzageraho ukijwe, Uwiteka azabirinda, abirindisha imbaraga ze, azabirindisha ukuboko kwe gukomeye. Ibyo uzageraho ukijwe, Uwiteka azabirinda, azabirindisha igitinyiro cye. Ibyo uzageraho ukijwe, Uwiteka azabirinda, abirinde, uce no mu bikomeye akurinde. Iyo ukijijwe, Uwiteka arakurinda. Abantu bategereza kuzapfa bagaheba. Iyo ukijijwe, Uwiteka abana nawe.
Uwiteka araguhumuriza, Uwiteka akubera byose. Iyo ukijijwe Uwiteka aguha agaciro, iyo ukijijwe Uwiteka aguha ubuzima, iyo ukijijwe Uwiteka akuvura ibikomere, iyo ukijijwe Uwiteka agukiza umwaku, iyo ukijijwe Uwiteka aguha amakuru, akumenyesha amakuru, iyo ukijijwe Uwiteka akubera inshuti, iyo ukijijwe Uwiteka agushyira ku mugongo akaguheka, akavuga ngo mwana wanjye nzajya nguheka. Nasomye ijambo ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi nkibahetse. Iyo ukijijwe Uwiteka akubera inzira, ubyuka mu gitondo ugenda, Uwiteka akagendana nawe. Iyo ukijijwe Uwiteka akubera iterambere, arinda ibyawe akarinda ibyo uzageraho n'ibyo wagezeho. Iyo ukijijwe Uwiteka akumereza inzira ahantu hatari inzira, akumereza ubumero, niko ijambo nasomye ryavuze, akumereza n'ubumero. Iyo ukijijwe rera ropa, ndifuriza umuntu wese gukizwa. Uwiteka gukiza umwaku, umwaku w'abantu, umwaku w'amagambo, umwaku w'ibitutsi, agukiza umwaku. Iyo ukijijwe Uwiteka agukoresha iby'ubutwari. Ndakwifuriza gukizwa, kandi kigeretse kuri ibyo, igihe nikigera azaguha n'ubugingo. Iyo ukijijwe uba uri umunyabugingo, iyo ukijijwe uba uvugana n'Imana, iyo ukijijwe uba uri igisubizo cy'abantu, uba uri igisubizo cy'isi, iyo ukijijwe uba uri igisubizo cy'igihugu, iyo ukijijwe uba uri igisubizo cy'umuryango, iyo ukijijwe abantu benshi baguruhukiraho, ntuba igikomere aho kuba igisubizo. Ndakwifuriza kuba igisubizo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka urangira ubaye igisubizo mu izina rya Yesu. Igihe wataye ni kinini, kandi ibyo Satani yakwibye ni byinshi, ariko mba nkubwire, nkuzanira ubutumwa muri iki kiganiro. Emerera Kristo ukizwe, inzira yawe irahari. Reka dusenge Imana. Inzira yawe irahari, emera ukizwe, inzira y'umukiranutsi irahari. Rwana intambara iyo gukizwa kurusha ibindi byose, hanyuma Uwiteka araza azana amaboko, azagushyigikira. Icyo uzakora cyose Uwiteka azagitera inkunga. Nukizwa abantu baguhanze amaso bazakugira inshuti, kuko uzajya ko nubona Imana iragutabaye. Imana irirwatiriza mu bumana bwayo, igakora mu mbaraga zayo, igahindura amateka. Wowe nkurikiye, ndagira ngo nimba utarukijijwe ufata akanya usubire muri amagambo, vuga ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe, mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze byose ubimbabarire. Nkora mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Vuga ngo Mwami Yesu, fata amateka yanjye mabi yo mu byaha nari mazemo igihe, uyahambire uyajugunye kure, undemere amateka mazima papa. Vuga ngo Mwami Yesu, guhera uyu munsi mpindura izina, mpinduka igisubizo, sinongere kuba ikibazo mu buzima bwanjye no muri sosiyete, ahubwo mbi igisubizo. Urakoze Mwami kumbabarira, ukangiza ukantunganya, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Reka dufatanye nawe ufashe umwanzuro wo gukizwa. Nawe nkurikiye ukijijwe, ariko Satani imaze imyaka myinshi irwanya inzira yawe, abarozi barwanyije inzira yawe, wahuye n'ibintu byinshi bikomeye, urihangana, wabaye nka Yubu mu butayu, wabaye nka Yubu. Ariko nkubwire, umukiranutsi naho bakandagira ntibahonyora. Umukiranutsi naho wavuga ko arangiye, aragutungura. Uwo nkurikiye wubaha Imana, ugikorera Imana, ukijijwe ariko wari ufite ibigeragezo, uwo nkurikiye ufite abana barwaye, uwo nkurikiye ufite amadeni, uwo nkurikiye upanga ibyo gukora bikanga, uwo nkurikiye washatse ibyaho ukabibura, uwo nkurikiye urwaye indwara yanze gukira, warivuze kwa muganga biranga, uwo nkurikiye utabona ibitotsi, uwo nkurikiye ufite ibintu byimbye mu nda bikubuza amahoro, uwo nkurikiye watakaje ibyiringiro, uwo nkurikiye urukumva amajwi akubwira ngo ntabwo uzarama, ndagira ngo dusengane nawe. Uwo nkurikiye uri kuba ngo uri impfubyi ntibizakunda, ndajya nkubwire ngo Kristo agufiteho umugambi mwiza kurusha uko abantu babitekereza. Fatanya nanjye uzamure ibyifuzo byawe ndetse n'ibintu ufite mu mutima wawe,
hanyuma tugusengere nawe kandi ukijwe uyu mwanya. Ubu tuvugana uri umwana w'Imana. Impanda ivuze wazamuka, impanda ivuze wajya mu ijuru. Fatanya nanjye muri kano kanya nawe wizere dusenga Imana. Icyifuzo cyawe ufite ukizamure. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga rela, uri Imana ikora. Ndasengera umuntu wese warunkurikiye utarakizwa umuha agakiza, umushoboze kureka ibyaha kugira ngo abashe kugendera mu nzira yawe, inzira ya mbere yo gukiranuka ndetse n'inzira uciramo umuntu mu byo akora byose bikaba byiza ukamushyigikira. Ndasengera abantu bafite ibyifuzo bari bankurikiye, ibyifuzo umubyeyi afite, ibyifuzo umugabo afite, ibyifuzo umusore afite, ibyifuzo umukobwa afite, buri muntu wese icyifuzo yari afite, umutabare, umurwanire, umusubize, umukize za karande, umuhindure ubuzima, amateka ahinduke. Ndasengera igihugu cyacu, ndasengera itorero, ndasengera abadiaspora dukurikiye. Haleluya. Nasengera umuntu wese dukurikiye ahure nawe muri iki kiganiro. Inzira y'umukiranutsi irahari. Buri muntu wese unkurikiye akemera kuguhungiraho, umubere ubuhungiro kandi umuremere inzira mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha nshuti mwe mudukurikiye, abari kure n'abari hafi. Umugisha w'Imana wabeho kandi mukomeze gukunda Imana ndetse no kuyegera. Ntabwo Imana izabareka. Imana ikumwe namwe. Amen.